y'abadukwenaga Imana warayicecekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko banagaruye umuyaga ibuye ryo kwizera nyamare ntibyari guhuza Goliyati kurikira mfite impamvu zibi ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibi fatika turabatumiye muzaza tariki 18 turabatumiye muzaza
turanezere kuba hano Imana ibahe umugisha iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ikibasha turirimba ndashima ndashima usara ndashima
gitangaza amaraso ya Yesu masa hari imbaraga zigitangaza amaraso ya Yesu hari imbaraga zigitangaza amaraso ya Yesu masa tujya kuririmba kandi hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose zoni za Yesu hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izoni za Yesu hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose izoni za Yesu zigitangaza tujya kuririmba impamvu zifatika ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi ishimye nahisemo kwibera ahari amagambo amumeza tongera turirimbana ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi n'ishingikiriza w'amanywa n'ijoro imigomero inzuzi z'umunezero wazo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika agakiza kawe Yesu barapfa ariko twebweho turemye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri heza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza kugukurikira
zafatiri ishima bigira imana